Imana ije kuri gusohoza icyo yavuze ikoresha umuntu kuzi mbaza pastor ari kuvuga ati Imana ni muhuze. Imana ni impuze n'umuntu wanjye naze. Haleluya haleluya. ntashobora kurwara nanarwara zakira bwoko bwanjye ni mwishyanga ryinshi ariko mwana wanjye n'umwihariko w'umuntu n'Imana kuko umubyeyi adashobora kuyoberwa uruhinja rurira muri maternity ni nako Imana idashobora kuyoberwa umwana wayo watewe muri benshi si badahabwa n'ababyeyi bababyaye mu mubiri bavanwa kuri se ariwe Mana ariwe Kristo. Imana ishimwe. Icyo ni ikintu rero cya mbere bafite ubushobozi kandi turaza kubibona aho Yesu yanabivuze yaravuze ngo ibimenyetso bizagumana n'abana banjye. Icya mbere Imana nyiribihe, Imana nyirijuru. Aba bantu nibadukurikire nawe ngurikire tuyishimire. Ibi bintu ndi kuvuga birahindura ubuzima bwa benshi kandi ngewe ndetse kwanza reka nkubwire mbere yuko bihindura ibyo abandi nge byampinduye uryanjye nkaririnda ntiwumva ko wowe tuvugwa manwe ntuvugwa Vedaste ntuvugwa havugwa rya jambo kariherekeza imyaka ibihumbi ukanyura mu ariko bisire nduzi ko banyuze mu bihanamanga nduzi ko banyuze mu misozi nduzi ko banyuze mu mazi nduzi ko banyuze mu butayu bwa Shuri nduzi ko banyuze mu butayu bwa Zini nduzi ko banyuze Refidimu ariko Imana irindi jambo ryayo. Yes, kangushimire ko uhingutse hano ku Izabisoza TV. Imana y'amahoro iguha umugisha kandi imbere ya kamera turi kumwe n'umugabo mwiza cyane tugiye kugenda tuganira uyu munsi. Aragenda tubwira byinshi bigiye bitandukanye ibyuzi ibyo waruzi ariko udasobanukirwa neza. Ndabizi yuko turamugiriraho umugisha. Dusuje abantu bari muri Amerika, mu Rwanda, ibintare enye n'iya gatanu ndetse n'iya gatandatu. Twe tugira kuri hano kuri YouTube tugira intara ya gatandatu ni intara y'Iburasirazuba, y'Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, umujyi wa Kigali, intara ya gatandatu y'aba diaspora. Waruye ariko murakoze cyane ziko ibintu mwabikoze neza mwabitekereje neza. Intara y'aba diaspora mwayigize intara yihariye ni byiza cyane. Muraho neza murakomeye. Amen. Tukwakiye ku Izabisoza TV. Amen. Murakoze. Natekereza ko nabibwira abantu badukurikiye. Nitwa Vedaste Imana mbarizwa mu mujyi wa Kigali ubwo ni mu ntara ya gatanu. Ibintu ni byiza cyane nivuga mbere nabyumva ariko intara ya gatanu ni nziza cyane ni intara y'umujyi intara y'umujyi wa Kigali kandi haba abantu benshi badukurikira cyane cyane ko ari naho umuntu abakorera kenshi. Abantu benshi turaziranye abandi baradukurikira kuri Izabisoza TV n'andi ma TV menshi ariko cyane cyane Izabisoza ifite umwihariko kandi turifuza ko abantu badukurikira no muri iki kiganiro bakaza kungukira byinshi bakongera bagahembuka cyane cyane ko tubwira abantu b'ingeri zose mu buzima busanzwe ndetse no mu buryo bw'umwuka. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Turakwakiye rero nta bagenda bataziranye kandi nta bagenda badahuje kugira rero ngo tumaze kumenyana. Nanjye nitwa Emmanuel Twishimire nkaba Imana inyemereye ko nkwakira ndetse mba ndi hano ku Izabisoza TV nk'umunyamakuru w'Izabisoza TV. Ndakwakira rero mu izina rya Yesu Kristo ariko ndashaka yuko noneho tugirana ubusabane muri Yesu Kristo dusenga dutangira. Murakoze. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye wo kugera kuri Izabisoza TV. Turasengera buri muntu wese udukurikiye ndetse n'uzadukurikira kugira ngo ibyo tugiye kuganira hanga byungura ubugingo bwacu ndetse n'imibiri yacu. Uduhembure kandi udufashe utangirane natwe tubisabye Imana mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Uyu munsi rero nagutumiye kuri kamera za Izabisoza TV kugira ngo tubashe kuganira ikiganiro navuga ngo abantu bakumbuye cyangwa se bashaka kumenya. Kamwe mu tuntu nifuje ko tuganiraho ni kubijyanye n'umwana w'Imana. Ese umwana w'Imana agira ibimenyetso bimuranga ko ari umwana w'Imana? Ese hari abantu bitirirwa abana b'Imana atari abana b'Imana? Murakoze cyane. Mbajije ikibazo cyiza mbajije se turifuza ko tuganira umwana w'Imana agira ibimenyetso bimuranga ko ari umwana w'Imana. Usi kimwe se ahubwo ni byinshi cyane ahubwo dukwiye gutandukanya umwana w'Imana n'abantu b'Imana. Umwana w'Imana agira ibintu bimuranga. Icya mbere
icyambere ni iryo zina afite izina rikomeye. Bibiliya iravuga muri Yohana aravuga ngo icyakoze cyangwa se icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi. Ndumva n'ubushobozi bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Icyambere kimuranga n'ubushobozi. Afite ubushobozi. Ni Yohana 1:12. Afite ubushobozi. Abadukurikira baze kuhasoma. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iryo jambo ryitwa ubushobozi bubashyira hejuru y'ibindi mu bikorwa, mu mvugo, mu migendere, mu mikorere no mu myumvire. Bafite confidence, bafite imbaraga z'icyo bagizwe. Donc ntabwo ari bo babyigize, oya, ahubwo bo bagizwe abana b'Imana. Abana b'Imana bavanwa mu bantu b'Imana. N'abantu Imana ikuramo, ibakura mu bantu ikabagira abana. Kandi yo ntabwo ibadabuta nk'isi, no. Ibakura mu bantu b'Imana ikabagira abana b'Imana, bakabana bafite ubushobozi. Ubwo bushobozi babugirira mu bana b'Imana cyangwa banabugira no mu bantu b'Imana? Oya, biratandukanye. Iyo mukiri mu bantu b'Imana ni rusange. Abahinzi, abacuruzi, aborozi bose bagiye nta kibazo. Ariko abana b'Imana batandukanye n'abantu b'Imana. Abana b'Imana ari ikintu cyambere bafite ubushobozi, autorité, kandi batavana mu by'isi, badahabwa n'ababyeyi bababyaye mu mubiri, bavanwa kuri se ari we Mana, ari we Kristo. Imana ishimwe. Icyo ni ikintu rero cyambere bafite ubushobozi. Kandi turaza kubibona aho Yesu yanabivuze. Yaravuze ngo ibimenyetso bizagumana n'abana banjye. Icyambere bazarya ikica ntacyo kizabatwara. Bazanywa, bazakandagira, ntacyo kuko bafite ubushobozi. Kandi ariko Imana ishimwe, ndafashijwe ngeze ibihe byiza cyane. Abana b'Imana ni abantu batoranijwe, bakurwa, bavanwa mu bantu b'Imana. Ubusanzwe tushime. Reka nkubwira akantu, reka ngavuga nitonze. Reka mbivuga nitonze. Nibabanze abantu bangurikiye nibitegure kwakira ibintu ngiye kuvuga. Nibitegure ibintu ngiye kuvuga. Ni ibintu bifite ibiro, ni ijambo riremereye, ni ijambo abantu batakekaga. Ngiye kurivuga abantu nibantega amatwi. Ni ibintu bibiri Imana itindana muri yo. Turi ku ijambo ibimenyetso biranga abana b'Imana bikabatandukanya n'abantu b'Imana. Ni abantu bose, abantu baradukurikiye, nibabitege babyitege. Ngiye kubivuga. Umuntu wese niba uri no mu mubabaro, niba uri mu gahinda, niba waratawe, niba warajugunywe, niba warasuzuguwe, niba uri ku gisasiro cy'uburwayi, niba wabuze akazi, niba wabuze abakiriya, niba abana bakunaniye, niba waburaye, niba imyambaro yagucikiyeho, niba Satani yarari kugukoba, itega ibintu bibiri ngiye kukubwira. Muntu wasenze, muntu uri kure, muntu uri hafi, muntu wize, muntu utarize, umva. Ni ibintu bibiri Imana itindana muri yo. Nta wayibyiba, nta watobora Imana ngo abikuremo nk'uko abantu batobora amazu. Ni ibintu bibiri. Ijambo rya mbere Imana itindana ni ukukugira umwana. Ndafashijwe Vedaste. Imana nyiribihe idapfa, itarwara, idakena, idahunga, idahungabana, ikavuga ngo uri umwana wanjye. Reka nsubiremo nitonze. Ijambo rya mbere Imana itindana mu mutima wayo ni ukukubwira ngo uri umwana wanjye. Ndakubyaye. Wowe wari warabyawe ariko siko
uko wari uri siko ngewe Imana iri mu ijuru igaba no mu isi ibera hose icyarimwe nkugize uwanjye ndakubyaye wariho utariho wagenda gute ariko abantu kandi abapfu bamera nk'abazima buri hari igihe umuntu agenda yarapfuye akagira ngo ni muzima Imana ikavuga ngo uri uwanjye ndakubyaye kandi muri rusange Imana iravuga ngo bwoko bwanjye bana banjye bantu banjye no wowe ikavuga ngo uri umwana wanjye ndakubyaye iryo jambo ni ikitonderwa kuri kuko iyi Imana irivuze ibiguhaye cya kintu cyitwa autorité yabibwiye Abisirayeli avuga ngo Abisirayeli si ubwoko bwanjye si abantu n'abana banjye ndetse saba kabiri saba gatatu subucura ni imfura sifa kwavu ni imfura za ibagize abana yabanyujije hejuru y'amazi baratambuka baragenda bafite ubutware bafite ubushobozi bwo kunyura hatari inzira sibo bahinyujije nicyo bagizwe kuba umwana irya kabiri se abantu bararyumva nabo abantu banteze amatwi nibakira ubuhanuzi base n'abatega ibiganza gutya baryakirize yombi ndabwira bari kure ndabwira bari hafi abankurikiye n'abazanyumva muntu uri mu bibazo wabuze ukugira muntu wumva ko Imana yagutaye umva ijambo rya kabiri Imana igitindana ni ijambo ryitwa isezerano iyo ikavuga ngo ndirahiye nduwi cyakora umuntu yabivuga agafata bikoze umuntu yabigusezeranya agasaza yarabuze ubushobozi bwo kubikora ndagira ngo abantu bantega amatwi wese uranyumva ndikukumva ahubwo ari akantu nshaka kukubaza utaragera banza umbaze reka maze nkubaze utaragera ese hari umwana hari umuntu wava mu bantu akajya kwibyara kwa Mana ngo Imana kwibyara yari nk'ubukunguzi yaba ari umuntu gusa umuntu yakwibyara ati nabiribwa ngo hari umuntu warabaje Yesu ngo umuntu yakongera akavuka ngo agasubira mu nda nyine hatete ko wowe igihe tunamaranye nturamenya uko Imana ibyara gusa umuntu wakwibyara reka n'ukwigira icyo utari kandi abantu niho bapfira abantu bakunda kwitwa icyo batari bagakunda kwigira icyo batagizwe ariko agaciro si icyo wigize agaciro nicyo wagizwe kandi ukakigirwa n'ubifitiye ubushobozi amen ayo ibyo ntibisaba uvuka Imana ifite ibintu yihariye ariko tuyishimye urankurikiye nge ari nge umva Imana ntigihungabana nta kintu kibaho kitera ubwoba niyo yabiremye ntigitokorwa ngo imara umwanya iri kwigira irya ngo wagira ibintu byatambutse ize kubibaza ngo cyagenda ndi kugira rye byagenze bite oya ibyo ni ibyacu twebwe abanyandege Imana ikugira ikizarindira umutekano Imana ikugira ikizarindira umutekano si wowe irinda singe icyo yakugize nikihindukira ikarinda kugize umwana ryamusinzira kandi abantu bari kurara bahagaze baragizwe abantu ubuse mwumva abantu batari kwiteza ibibazo wowe ryamusinzire so uwakugize umwana azi ni nako birivuga ntimukiganyire ariko kubera isi turiganyira tukara tudasinziriye tukirirwa duhagaze tukagenda duhagaze kubera ko tutazi agaciro k'icyo twagizwe Imana nyiribihe Imana nyirijuru aba bantu nibadukurikire nawe ngurikire tuyishimire ibi bintu ndi kuvuga birahindura ubuzima bwa benshi kandi ngewe ndetse kwanza reka nkubwire mbere yuko bihindura ibyo abantu nge byampinduye kera ubu ngubu ibintu byakomeye muri ngewe kuko umuntu Imana ikuvana mu bantu ikakugira umwana ariko wowe ntiwivana mu bantu ngo wigire umwana nta nubwako wabyiyitirira ariko sibyo iyo yakugize umwana ikurindira ikarinda umwana wayo nkuko irinda imboni yego nushaka kugukoraho ahuye ngaho nabanza kureho umubyeyi ngaho nakureho umubyeyi ifi urayizi iyo ivuye mu mazi irapfa twe rero tuba mu mazi
twebwe tuba mu mazi mu Kivu kandi ntiturobwa nkuko abise baroba no shitani ntajya dufata nkuko abantu twe ducungiye umutekano ariko umuntu wigize ikintu wigize umuntu yavayo ariko uwashyizwaho birarangiye ijambo rya kabiri abantu badutega amatwi nibaryakire ndivuge dore ko noneho si abantu batwumve ni ijambo ryitwa isezerano ni ijambo ryitwa isezerano nandika kubwira ngo ndirahiye imvi zizarinda ziburuyenzi nkiguheka mwana wanjye si icyo gusa birangiriye igiye kuguha iki isezerano irabanza ikagutoranya ikagukura mu bantu ikakugira umwana yarangiza ikaguha isezerano ndabarahiye musome Bibiliya munakurikire nanjye ubwanjye ndi umugabo kubihamya wagera kure ariko ntiwapfa ntibibaho isezerano Imana yagukiretse ari umuntu isezerano Imana yaguhaye niryo irinda iravuze ngo ndinda ijambo ryanjye nkaririnda ntiwumva ko wowe tuvugwa manwe ntuvugwa Vedaste ntuvugwa havugwa rya jambo kariherekeza imyaka ibihumbi ukanyura mu ariko bisire nduzi ko banyuze mu bihanamanga nduzi ko banyuze mu misozi nduzi ko banyuze mu mazi nduzi ko banyuze mu butayu bwa Shuri nduzi ko banyuze mu butayu bwa Zini nduzi ko banyuze Refidimu ariko Imana irinda ijambo ryayo Aburahamu yamaze imyaka ingahe Imana yamubwiye ngo uzabyara kandi si kunshoreke no si kumuja ni kuri Sara bazambwire niba isezerano y'Aburahamu ryarahindutse kandi uko Imana yari kera n'uyu munsi nibyo bintu bibiri nashaka kubwira abantu bankurikiye n'abazanyumva Imana itindana icya mbere nuko kugira umwana ikaguha ubushobozi tuvuga si amafaranga nubwo nayaza kuza ubushobozi tuvuga si imiryango nubwo nayo biza kuzamo ubushobozi bwa mbere nukunyura mu bigerageza ariko ntupfi ubinyuranamo ubushobozi bakakuroga ntupfi bakakugambanira ntupfi bakagusebye ugatambuka bakakwanga ukabaho bakavuga ngo ntuzabyara ukabye ufite ubushobozi ubudahangarwa kamere udavana mu bindi uhabwa n'uwakugize umwana Imana ishimwe ongera umbaze ahubwo nangiye kongeramo akandi kantu nafashijwe ubu nafashijwe ku cya kabiri Imana igitanga iyo zibwira Yeremiya iramubwira iti waroye Yeremiya afite akavuyo Yeremiya afite akajagari nigeze nkagira kari akajagari ko kubaza Imana ngaho atariyo nye nkayitiranya na papa utakibaho ariko uzangira neza umva urumva icyo kibazo bizake none uragira ngo Imana ivuge ikwereka inzira ngaho inyuremo nasomye birambwira ngo yaguha Imana ntabwo igi gutabarisha umuntu uzi no ahubwo igutabarisha umuntu ukuzi ariko ndaragiye neza ntabwo Imana ishobora kukuvana mu kibazo ngo igutabarisha umuntu wowe uzi ahubwo ikoresha umuntu wowe ukuzi wowe ntabwo ari wowe uzi ahubwo nukuzi kugira ngo Imana igaragaze imbaraga z'isezerano ikoresha umuntu ukuzi ariko ndikoresha wowe uzi wowe aba ibaye ari wowe uzi wajya kumureba mu gitondo wajya kumureba nimugoroba ati ndamenye ko ari wowe ahubwo ikoresha umuntu ukuzi wowe utazi hata sibyo bintu bidashoboka soma Bibiliya wumve ntabwo Mefibosheti yarazi Siba no yamugaye afite amezi abiri ariko Siba yarazi Mefibosheti yaramuzi ibintu bikomeye aravuga ngo hari uwonzi nge ntabwo nzi ariko nge ndamuzi reka nkubwire kanguhanurire Imana ikoresha umuntu ukuzi ikibazo cyawe kirangire mu izina rya Yesu amen ndanarangije ndashoje abantu badukurikiye niba twumve ibyo bintu babyubahe babishyire mu bikorwa bamenye ko Imana itagitabarisha umuntu azi ahubwo ikoresha umuntu ukuzi mu izina rya Yesu amen ntago nkurekura nanjye gukirana nawe yego mera nka Yakobo umure w'umugisha nungurikiye nanyunyuze niyumve ibyo bintu nabyuze nasubizemo ikiganiro subizamo wumve Muyomba wari umuzi Shangazi wari umuzi niyo mpamvu ntacyo bakumariye uwo mwiganye mwasenganye wari umuzi uwo mwaturanye wari umuzi papa wawe yaraguciye kuko umuzi mama wawe yaragucutsa kuko umuzi hari umuntu Imana yabitse utazi
ariko Imana yamurindirije kugira ngo azakemure ikibazo cyawe. Yosefu abagabo bavuye muri gereza ntabwo yari abazi, bageze ibwami bavuga ngo hari umuntu tuzi ari mu kaga, ariko turamuzi. Imana ije gusohoza icyo yavuze ikoresha umuntu ukuzi. Mbaza pastor ari kuvuga ati Imana nimuhuze. Imana nimuze n'umuntu wanjye naze. Haleluya, haleluya. ntashobora kurwara, nanarwara azakira. Umva Niba nuri indege azaguhamagara, ni nimero ya niba atanayigira azayishakisha paka azajya kuri email azahamagara abakomeye n'aboro ati hari umuntu nzi tala sinima ndole bone glorify hari umuntu Imana ariko mwarese tukiganira ndahaguruka. Imana isezerano ryayo, ijambo yavuze isezerano, nubwo wagera muri burembe Imana izakuvana muri kane. Lazaro yaramaze iminsi 4. Kane Bibiliya ni mu mutuku, ni mu kudasurwa, ni mu gutabwa, ni mu kujugunywa, ariko ijambo yavuze risanga umuntu muri kane rikamuhagurutsa agasubirana ubuzima kugira ngo Imana isoze icyo yavuze. Amina. Umva reka tuganire gakeya noneho ku mvugo y'Imana. Imvugo y'Imana izi kabwira abantu yarangiza ikongera ikavuga ngo mwana wanjye naho isoreza. Mwana wanjye nzabikora, wirwara wihungabana nzabikora n'izina rya Yesu. Ni mundeke rwose. Ubwoko bwanjye ni mu bwinshi, ubwoko bwanjye ni mu bwinshi, ubwoko bwanjye ni mu ishyanga ryinshi, ariko mwana wanjye n'umwihariko w'umuntu n'Imana. Kuko umubyeyi adashobora kuyoberwa uruhinja rurira muri maternity, ni nako Imana idashobora kuyoberwa umwana wayo watewe muri benshi. Haleluya. Nkuko umubyeyi adashobora kwibagirwa umwana wuririra muri maternity uruhinja, ni nako Imana idashobora kuyoberwa umwana wayo muri benshi. Imana ibaho umugisha mu izina ryayo. Niyo mpamvu ivuga ngo bwoko bwanjye kagaruka iti mwana wanjye. Mana turagushimiye kubanye natwe muri kiganiro, uherekeze iri jambo mu mitima y'abaryumvise, kandi umuntu wese rimugireho ingaruka nziza. Tubisabye Imana mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen.